Amatora ashize tuyasoje twavuze ko twemeye ibyavuye mu matora ako tutabyishimiye. Nabyemeye mbizi yuko ntazashobora kwiyamamaza inshuro ebyiri kuko ntabwo ushobora kwiyamamaza kwa depite no kwa perezida wa repubulika, kandi mfite icyizere ko nzatsinda. Bitakunze nabyo tuzakomeza dukora igihugu mu bundi buryo butandukanye, ndetse no gukora ishaka nabyo nabo ni ukora igihugu, kandi ishaka nayo rifite ubushobozi bwo kuba ryampenze. Iyo tutatsinze ubwo ni amahirwe make tuba twagize, ariko aya ngaya y'umwaka utaha byo turabyizeye, intsinzi ni iyacu. Umunsi rero undi mutwe wa politike runaka, urugero Green Party yafashe ubutegetsi, ibikorwa nabyo bizajya bigaragara, dushobora kubivuga ko ari ibya Green Party nkuko nabandi bavuga ko ari ibyabo. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twari kumwe mu gitondo uyu munsi twagize kongere y'igihugu y'urubyiruko. Ni ikintu gikomeye cyane kubera ko ngira ngo uko mubizi imbaraga z'igihugu n'urubyiruko. So tumaze igihe tutegura urubyiruko kuva mu mwaka ushize dushyiraho inzego z'urubyiruko mu turere. Twarabisoje umwaka ushize tutangira no gushyiraho inzego z'urubyiruko ku rwego rw'intara, nabyo twabishoje ejo bundi mu kwezi kwa karindwi. Uyu munsi akarwo uhuje urubyiruko rwose ruvuye mu gihugu cyose, akaba ahagarariye abandi. Bakaba noneho twizera ko umunsi w'ejo bazitoramo n'abayobozi babo, ariko twaboneyeho n'amahirwe yo kubanza kubahugura mbere yuko baza kwitoramo abayobozi. Nk'uko mwabikurikiye twagize amahirwe yuko dufite intumwa ya minisitiri wa Minubumwe. Minisitiri yashoboye kuboneka ariko yohereje intumwa ye kugira ngo baganirize urubyiruko ku bijyanye n'uruhare rw'urubyiruko mu bumwe n'ubwiyunge, cyangwa gusigasira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, cyane cyane ko urubyiruko rufitemo uruhare, rwagize uruhare mu kubungabanya ubumwe, kandi rwagize n'uruhare mu kubwubaka, kandi ruhuguwe neza rwafashanya mu kubaka igihugu. Ndetse n'uhagarariye ihuriro nyunguranabitekerezo rya politike mu Rwanda nawe afite ubutumwa yagejeje ku rubyiruko uko mwabikurikiye. Ubwo tukaba amahugurwa akomeje, turimo kubahugura mu buryo bwo gushyiraho inzego zabo, ariko cyane cyane twibara no kubategura mu buryo bagomba kugira uruhare muri kampani mu matora azaba mu mwaka utaha. Muzi ko dufite amatora ya perezida wa repubulika ndetse n'ay'abadepite umwaka utaha, turifuza ko urubyiruko ruzabigiramo uruhare. Ubwo mu mahugurwa harimo amahugurwa ajyanye na campaign, ndetse n'uburyo bagomba gutegura ubutumwa bwabo, bagomba kuganiriza abaturage, ariko no gukomeza kwagura ishaka. So dufite n'amahirwe ko twari dufite abashyitsi baturutse mu bihugu bitandukanye. Dufite abavuye muri Green Party ya Sweden, turi kumwe nabo hano, ndetse abavuye no muri Green Party ya Denmark, ndetse no muri Green Party yo mu Buholande. Kandi uko ayo mashyaka yose nyavuze arahagarariwe mu nteko ishinga amategeko zabo. Nko muri Denmark bafite abadepite 16, muri Sweden bafite abadepite 18, mu Buholande bafite abadepite 8. Kuvuga ko nabo bakomeye, dufite icyo twabigiraho, nabo bakagira batusagiza experience zabo uko biyamamaza n'uko bagenda bagera ku ntsinzi. Muri Denmark ishaka yabo rizigera muri no guverinoma, no muri Sweden barayoboye muri guverinoma bayoboye n'ejo bundi. So bafite experience natwe bashobora kuba twabigira, ariko dufite n'abavuye muri Afrika, muri Kenya,
muri Madagascar ndetse no muri Congo Kinshasa. So bose turimo guhugurana twese dusangira ubumenyi. Akanavuga nuko nubwo twakoze kongere uyu munsi urubyiruko, ariko ku munsi w'ejo twari turi mu karere ka Kayonza aho twahuje abagore bose mu ntara y'Iburasirazuba, ndetse nabo bakaba barituyemo abayobozi. Umunsi w'ejo kuvuga ngo ibi bikorwa turimo ko urubyiruko turimo kwita no ku bagore, ko umwaka ushize twashyizeho inzego z'abagore mu turere twose. Ubu nabo twatangiye procedure yo gushyiraho inzego z'abagore mu ntara, ku buryo nidusoza ku rwego rw'intara naho hazajyaho urwego rw'abagore, ku rwego rw'igihugu. Turizera ko uyu mwaka tuzawusoza mu kwa 12 dufite n'ishami ry'abagore, urugaga rw'abagore rwa Green Party. Twumva ari ibintu byiza cyane kuko bizafasha mu kubaka kino gihugu. Ndumva ari cyo nakosangiza none niba mufite ibyo mumbaza namwe mwambaza. Murakoze. Murakoze Dr. Christophe Matata, arakira umusanzu mwinshi. Muri na 17 umwe muza nka Perezida wa Repubulika, mwakoze forum nini cyane, byaragaragaye mu gihugu cyose aho mwagiye kugera, ariko resulta amanota yari zero n'ibice bingahe. Next time murakora iki kugira ngo mwongere ukavuga nibura umubare uzawe amashuri murakoze? Murakoze cyane. Twizemo isomo rikomeye cyane. Mu by'ukuri twakoze nyine nk'uko bivuze, twakoresha imbaraga nyinshi cyane, ariko ntabwo twari dufite abantu baduhagarariye ku isite z'amatora nyinshi. Twari tubafite hamwe na hamwe ariko henshi badahari, ariko ubu niyo mpamvu twavuze ati tugomba guhindura umuvuno kugira ngo ishyaka rigire abantu barihagarariye. Twatangiye nk'uko nabivugaga umwaka ushize dushyiraho inzego z'urubyiruko mu turere ndetse no n'iz'abagore, tugamije kugira ngo nibura ishyaka rigira izindi imbaraga. Ubwo twari dusanzwe dufite imbaraga z'ishyaka zisanzwe, twari kubona izindi imbaraga z'inyongera kugira ngo zino nzego nizibaho bizatorohera kubona abantu baduhagararira ari no muri ayo matora, muri biro z'amatora, nk'abakorerabushake atarakuba ngo abantu ugomba kwishura. So tufite icyizere yuko umwaka utaha bizaba byiza kurusha, kuko natwe twashyizemo izindi imbaraga nyinshi cyane. Twumva twashyizeho inzego zari zidahari, ndetse ariko kandi n'iby'umwihariko twagiye cyajya mu matora tutari mu nzego za leta, ariko ubu twagiye mu nzego za leta, turi mu nteko ishinga amategeko, aho dufitemo parliamentari 3 harimo umusenateri umwe n'abadepite 2. Nazo ni izindi imbaraga nazo zabonetse. Ariko n'ikindi nacyo navuga ntafite isoni zo kukivuga, nuko muri manifesto yacu yari ya Perezida wa Repubulika 2017 ndetse n'iy'abadepite 2018, mu by'ukuri abo twari kumwe umwaka ushize twakoze no press conference tukora evaluation y'iyo manifesto. Mwarabibonye ko hafi 70% by'imigabo n'imigambi twiyamamazagaho yamaze kugerwaho. Ubuvugizi twakoze bwose twakomeje kubukora, turi mu nteko, tutari mu nteko, turi hanze mu itangazamakuru n'ahandi hose. Byose ibyo twifuzaga gukorera ubuvugizi abaturage, leta y'u Rwanda yarabyemeye, byagiye mu bikorwa. Ku buryo ibyo nawe biduha izindi imbaraga. Niba dufite 70% ya campaign promises zimaze kugerwaho, 70% y'ibyo twavuze bimaze kugerwaho, nuvuga nabo tuzajya mu baturage imbokoboko gusa, tubereka noneho ibyo twashoboye kugeraho, tuzavuga ko turi abantu bashobora kwizerwa, ko batwizeye ko dushobora n'ibindi tuzaba tuvuga ko tuzabikora bizashoboka. Tuvuga ko n'izindi imbaraga ziyongera ko twari dufite. Murakoze. Nitwa Bertrand Nkundiye, ni umunyamakuru wa Rwanda Tribune. Ikibazo cyanjye, urubyiruko rwagaragaje urubuga bagiye kuzajya bahuriraho rwiswe aya. Nka Green Party muri mu Rwanda ni iki urubyiruko ruzungukiraho, cyangwa se n'izihe mbaraga zigiye kongerwa muri Green Party? Urubyiruko nyine bamaze iminsi, nuko niyo mpamvu twatumiye abo mwabonye bo muri Madagascar, muri Kenya na Congo. Ntabwo twashoboye gutumira bose bo muri Afurika kubera ko bitoroshe kubatumira bose, ariko urubyiruko bamaze kwishyiraho urubuga rwabo, uvuga ati natwe tugomba urubuga bari mu mashaka, ariko bavuga ati nabo bagire ukuntu bashobora kuganira ku buryo bworoshye, basangiriza experience zabo, ari imbogamizi uko buri umwe ashobora kumenya ati niba wowe n'iyi mbogamizi ushobora kwikemura gute. Twebwe ubwacu bwo mu Rwanda bari turajyamo kubera ko tutaragira urwego rw'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. Turizera yuko ejo nibamara gutora abayobozi b'urubyiruko ku rwego rw'igihugu, natwe tuzaba tubaye umunyamuryango w'iyo aya, kugira ngo tuzabe dushobora gufatanya mu rwego rwa Afurika nk'urubyiruko. Ariko nibize bisanze byunganira ko urubundi ishaka ryacu
ni umunyamuryango w'ihuriro ry'imitwe ya politike iharanira gusoko n'ibidukikije muri Afurika ifite icyicaro muri Burkina Faso. So dusanzwe turi abamambure ndetse ndetse n'amahirwe yo kuyobora, ndetse turi no ku rwego turi n'abanyamuryango ba icyo bita yitwa African Greens Federation, turi n'abanyamuryango ba Global Greens nayo ari ihuriro ry'imitwe ya politike ku rwego rw'isi, aho duhurira n'abo bandi ba Denmark n'abandi bose, ndetse bano bose twarahuye n'ejo bundi turi muri Congo yo ku rwego rw'isi yabaye muri South Korea y'Amajyepfo. So navuga ko izo zose n'imbaraga zirimo kwiyongera. Yes. Murakoze kwitwa kugira ifaranga mu gihe cy'amakumyabiri. Tubwiye imikoranire mufitanye n'amashyaka ya Green Party ku isi yose mu Buholandi n'Ubusuwisi, ariko ntabwo wabashobora kubatera inkunga kubera itegeko rigaragaza imitwe ya politiki kwakira. Byashoboka ko wabatera inkunga cyangwa n'ibitekerezo gusa nk'uko batubwiye iryo tegeko ridahabwa amafaranga bibangamiye bike. Buriya inkunga ntabwo ari inkunga y'amafaranga gusa, buriya n'inkunga y'ibitekerezo irakomeye cyane. Abashinzwe nabo bavuga ati ntuzampe ifi ahubwo nyigisha uko naroba iyo fi. Urumva ni ikintu gikomeye cyane iyo umuntu agusangije ukuntu yakoze kampanye akishyura tike yiwe akava mu gihugu cya Denmark akaza hano yishyuriye hoteli akishyura ibyo kurya akanakwigisha. Hari inkunga ireze cyese umuntu wari umusabirizi cyane, ariko ndumva n'icyo nayo tuba tuyishimiye cyane ko niyo umuntu ashobora kwishurira byose, ko tuba tuvuye ngo tumwishurire mu tike y'indege aze hano byatugora, ariko avuga ati njye ndishyurira byose ndetse mbahugure no kubahugura. Tuvuga ko ari ibintu byose byo kwishimira, ariko cyane cyane cyo inkunga y'ibitekerezo y'ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Twumva ko kandi tuzakomeza tugire imikoranire kuko itegeko ntabwo iryo yibuza. Icyo nashaka kubaza dusoje bavuze n'intwari makumyabiri ako ariyo kuba mwarabona imyanya mu nteko ishinga amategeko abadepite sena mwarangize nka umwanya wa president, ariko mba nibaza mwebwe nka Green Party mukurikije imbaraga muba mwakoresheje nuko muba mwacengeye mu baturage babashyigikira ishyaka ryanyu, ese amajwi mubona koko mwumva abahwanye n'ukuri kw'ibyavuye mu matora cyangwa namwe mugira impungenge ko hashobora kuba hari mutahawe kandi nk'uko twabitangaje amatora ashize tuyasoje twavuze ko twemeye ibyavuye mu matora ariko ko tutabyishimiye. Iyo statement irahari, ntabwo twemeye ibyavuye mu matora ariko ntabwo twabyishimiye, kandi twatanze n'impamvu tutabyishimiye. Twagaragaje yuko abantu bashinzwe amatora muri za biro z'amatora babuzaga abantu bacu indore zacu zo kwinjira muri site z'amatora kugira ko abantu batora, cyangwa se no ndetse bijyana naho babaraga amajwi babakingirana hanze babuza kwinjira muri sale babariramo amajwi. Ndetse bitwaruganiwe na perezida wa komisiyo y'amatora Professor Kalisa Mbanda, Imana imwiruhuko gashira, agerageza no kuintervene ahantu henshi hatandukanye, telefone amubwira akatelefona bakabafungurira, bamara kugira bagira bakongera bakabafungirana hanze. Ari na z'abantu bacu bagiye basinya kuri za birote za zindi bajya basinyaho za raporo z'amatora, ariko barangiza bakavuga ibindi kandi ibyo basinyiho bihari. Nabyo ibyo bitese zose twarazigaragaje tuvuga ati ntabwo byatwishimiye. Hari n'ahantu bamwe mu bayobozi bacu barigiye gutorera bakavuga ngo twabonye zero kandi nabo batoye. Urumva habayemo ibintu bitandukanye rwose, twavuze ko tutabyishimiye, ariko ntabwo byari bihagije kugira ngo twange ibyavuye mu matora. So niyo twavuze ko twemeye ibyavuye mu matora. So ubu tumaze igihe dusaba yuko ishyaka ryacu nayo ryemererwa kujya muri komisiyo y'igihugu y'amatora, tugiremo natwe abantu abakomiseri. Twarabivuze kenshi ntabwo birakunda, ariko ibyo ntabwo byatubuza kujya mu matora. Tuzakomeza dukoresha imbaraga. Ubu ikintu ndimo gushiramo imbaraga cyane cyangwa nifuza kurushaho nuko nibura mu matora y'ubutaha tuzafite abantu nibura ku site nyinshi cyane zishoboka z'amatora, kandi turizera yuko iyo mico mibi yo gufungirana abantu kutinjira aho babarirwa amajwi ko bitazakomeza. Tuzakomeza tubyamaganye kugira ngo ujye kuzakomeza. Nta jwi rizabaturuka, nta jwi ryanyu rizaca iruhande. Ntabwo tubizi, nta mutora ntabaraba, twe tuzakora ibishoboka, ibindi tuzabisigira ababishinzwe kugira ngo babikore. Niba habonekamo ikitameze neza tuzacyamagana. Yes. Ikibazo mfite ni ikijyanye n'ibimaze igihe bivugwa hano mu gihugu kijyanye n'imico yo kwaduka y'abatinganyi bagira nk'umunyapolitiki ugiye kubitubwiraho kuko bisigaye byageze no mu nsengero ngira ngo wenda biganisha kuba mwarabibonye umuntu uri mu nteko ishinga amategeko avuga iki? Ntabyo narizi ibyo bintu mwari sisobanura neza. Kuvuga ngo ahantu mu isengero rwa Betera na Nyarugenge habonetse umweranye w'Afurika cyangwa umuzungu bari guhimbaza Imana, bari kuzunguza n'idarapo bisa nk'iry'abatinganyi. Ubwo nyuma yaho rero bigaragara ko ari umuco abantu bagiye bavugaho byinshi bitandukanye, ko ari ibintu bicumi bikomeye yabo. Icyo navuga ni uko
itegeko ry'u Rwanda ryemera ko gushingirana, itegeko rijyanye n'umuryango, ko ashyingirwa umugabo n'umugore cyitwa monogamous. Ntabwo twemewe polygamy cyangwa gushingira abantu benshi, ariko hashyingirwa umugabo n'umugore n'iryo tegeko ry'u Rwanda. Icya kabiri, ikindi itegeko cyo rihana icyo bita gusambana mu ruhame cyangwa gusambanya mu ruhame, ubwo ari bwo bwose, bwaba gusambanya busanzwe cyangwa se n'ubwo bundi bwose. N'ibindi ngingo nzi itegeko iteganya yuko gusambanya umwana ari icyaha cyangwa kumwigisha ibikorwa byo gusambana. Ibitandukanye n'ibyo byose ndumva nta cyaha kirimo. Uyu niwe nari mpaye ijambo. Murakoze cyane, nitwa Meshimusi Ruvugiro TV. Wiyamamaza ushize wabwiraga abaturage ko ugiye guhangana n'ikijyanye n'imibereho y'abaturage, harimo ubukene, harimo inzara, kandi ibyo turi kubona n'ibintu byugarije abaturage babigaragariza mu buryo butandukanye. Hari ibiciro bigenda bizamuka ku isoko, harimo ubuhinzi bwasubiye inyuma, bashinja rimwe na rimwe byakabaye bunganira binyura mu zindi nzira tutazi, harimo ifumbire, imbuto zirobanuye n'ibindi. Ese bateze iki nka Green Party bayiteze iki ku buryo izahangana n'ibyo bibazo kuko byugarije abanyarwanda bose? Twavuga yuko ibyo bibazo ntabwo ari twe bihangayikishije twenyine, ngira ngo n'igihugu cyose kiba kihangayikishijwe n'ikibazo kijyanye n'ibiribwa. Kandi ngira ngo murabizi ko no mu nteko twabikoze ubuvugizi, igihe Premier Ministre yazaga mu nteko, ngira ngo hari mu kwa karindwi niba tibeshe, tugaragaza ko ibiciro ku masoko byazamutse, ariko kandi yasobanuye yuko ari kubera impamvu zitandukanye, harimo n'intambara ya Ukraine, mbere harimo Covid, ariko habaye n'intambara ya Ukraine, kandi bimwe biragaragara. Ariko ntabwo tuvuga ngo turarekera gukomeza gukora ubuvugizi, turakomeza tubukore. Ibindi birenzeho bijyanye n'uko tuzabikora, tuzongera tubibagezeho muri manifesto yacu y'ubutaha uko tubibona. Ariko ni urugamba rukomeza, ntabwo ari urugamba ruragira umunsi umwe. Murakoze cyane, nitwa Nsengiyumva Vincent, nkorera Primo Media Rwanda. Mu matora yashize uko biyamamazaga, bamazaga kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu, akiyamamaza n'abadepite. Icyo gihe umwanya mukuru w'igihugu ibyaguhiriye, ugeze mu badepite ugira amahirwe bagutorera kuba umudepite, ariko ubu ngubu bari gukomatanyije bizabera rimwe. Ese ni ikihe cyizere ufite cy'uko watsindira umwanya w'umukuru w'igihugu, cyane ko namaze kwikomaza kuziyamamaza, cyangwa se mu gihe bitazaba, ubu nta mpungenge mfite yuko ushobora kubura umugati byose ukabigura rimwe? Twakoze kongere y'ishyaka rya benshi mwari muhari mu kwezi kwa gatanu. Ishyaka ryantanzeho umukandida wo kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika, kandi narabyemeye. Nabyemeye mbizi yuko ntazashobora kwiyamamaza inshuro ebyiri, kuko ntabwo ushobora kwiyamamaza ku badepite no ku perezida wa repubulika. Kandi ifite icyizere ko nzatsinda. Urambaje gufite icyizere cyangwa gute kirenze 50%, kuko umuntu akeneye 50 n'ijiri rimwe kugira ngo atsinde. So icyo ndakifite. Bitakunze nabyo tuzakomeza dukorera igihugu mu bundi buryo butandukanye, ndetse no gukora ishyaka nabyo nawe no gukora igihugu, kandi ishyaka nayo rifite ubushobozi bwo kuba ryampenze. So numva nta kibazo cy'umugati kihari. Murakoze. Kubwimana Vedaste, murarebe umushize bari bavuze ko ikibazo mwagiriye i Kayonza, mwagiranye ya hoteli, ugiye kubaza umuyobozi wa RPF Akamanzi niba arahanye iriya hoteli ku myitwarire yagize, ubu bigeze hehe? Nibyo koko, Madame Claire Kamanzi twamujije ikirego, ubu ni RDB, ndetse yaranasubije, yoherejeyo n'intumwa cyangwa abagenzuzi bajyayo babikoraho batazi na raporo. Ndumva yarashishije guverinoma, ntabwo turamenya umwanzuro wafashwe, ubwo turategereje, ariko yambaye ko raporo bamaze kuyikora. Kandi ariko bw'amahirwe ejo twakoreye Kayonza nk'uko mbabwiye, twakoreye ku hoteli itandukanye twakoreyemo ubushize, kandi byagenze neza, ndetse n'abifite n'abashyitsi, natwaye abashyitsi barishimye, nta kibazo twagize, n'abantu bacu baraje bose mu kwisanzure, twarangije neza, twasuje neza. So ndizera ko byakemutse cyangwa bitazongera. Kandi namwe ndabashimira itangazamakuru, mwakoze ubuvugizi, mwarabyanditseho, murabivuga, buri ijwi ryageze kure. Ni nayo mpamvu ari abantu bavuga ngo kuki ngo twamagane ibi, tugomba kubyamagana kuko iyo wamaganye iki ubu twifuza ko kizakomeza. Ni nayo mpamvu twabyamaganye, twifuza ko bitazakomeza, kuko ukashobora gutangira akantu gatoya ariko kikazarangira
kibaye ikintu kinini cyane. So namwe ndabashimira babigizemo uruhare kwitangaza. Yes. Murakoze. Nitwa Joseph Radukunda. Nk'abantu muri mu nteko ishinga amategeko mubona itsinda cyangwa se komisiyo ishinzwe gukurikirana imari n'umutungo bya leta uburyo bikoreshwa PAC imaze guhera ku itariki zirindwi yatangiye imirimo yayo. Tubona abayobozi b'ibigo runaka n'abandi baminisitiri batumizwa bakababwira bahombye bakabigaragaza ariko bikarangira uko nguko. Mwebwe nka Green Party PAC imikorere yayo mwivuga y'iki cyangwa se mubona gute uburyo n'umusaruro uri Abanyarwanda? Muri iyo komisiyo ishinzwe gukurikirana ingengo y'imari iri mu nteko ishyaka ryacu Green Party rifitemo umumambure Honorable Jean Claude Ntezimana n'SG wacu nawe ni membre wa PAC kandi kuva yatangira inteko arimo. Navuga yuko PAC ubu yahinduye imikorere kuko ubu ubisigaye ikora ihamagaza abayobozi harimo n'umuntu wa RIB urwego rw'igihugu ushinzwe ubugenzacyaha ndetse akabamo n'abashinjacyaha ba NPPA nabo baba barimo. Ibyo ni ibintu twasabye kuko twasangaga bivugwa bikarangiriraho kuzagira ngo dosiye ifatwe bikatinda, ariko ubu by'umwihariko ubu iyo bakuvuze bagaragaza dosiye RIB itangira aho ikora dosiye na NPPA ibirimo kubikurikirana ku buryo barangiza muri RIB baraza gukora tegura dosiye za NPPA bijya muri pariki. So urumva ko akuna agashaka kabonetse kandi amafaranga amaze kugaruzwa hari amagenda agaruzwa ku buryo hari impinduka irimo kuba, ariko ntabwo biragera aho twifuza twese kuko abanyereza ndetse muragiza ko umuvunyi mukuru w'ubushize Honorable Anastase Murekezi yaravuze ati bucya buri munsi bahindura amayeri yo kwiba uko bagira gutya bahindura nabo bakahindura uburyo biba, ariko n'inzego zarahagurutse kandi uko mvuze hari nako gashasha gahari ku buryo ubu nta dosiye kisi nta dosiye irimo, ariko iri dosiye igaragara ko ari mu icyaha yita ikurikirana directement. So dufite icyizere ko bizajya bigira bihora no mu Bwongereza bihoraho nyine ntabwo birangira. mufite abafatanyabikorwa b'abanyamahanga, turi mu gihe cyane isi yugarijwe n'imyumvire y'ubutinganyi. Muri abafatanyabikorwa banyu haramutse hagize uzana iyo myumvire kugira ngo bahe inkunga, nka Green Party mwabyitwaramo mute cyane ko mufite n'abayoboke b'urubyiruko? Ndumva hanga news yari yabajije nayisubije yuko ibyo itegeko ribuza natwe tuzakunda tuyamagana, ibyo itegeko ritabuza ntabwo twabijyamo. So twebwe umuntu icyambere ishaka ntabwo ribona amafaranga avuye hanze, nta muntu waduha amafaranga kugira ngo tugire gutyo, ariko niba hari umunyarwanda wifuje gukora kwitwara cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina y'ubwo buryo nta tegeko yishe, ntabwo wowe urinde kujya kumwamagana. Se yatangiye akajya kuhaguruka kujya kwigisha abandi bantu cyangwa urubyiruko, icyo gihe abakoze icyaha. Ariko niba byikorera iyo muri shambure yiwe n'uwo bari kumwe nawe uriyo se ngo babirebe cyangwa bagire cyangwa se twe babandi ibyo dukora arujya kutujya hejuru bature ibyo dukora, urabyumva ngira ngo. So ndumva ibyo ni private life, kugira ngo ni ubuzima bwite bw'umuntu. Ikibi ni uko yajya kubyamamaza cyangwa kubyigisha handi gukora amategeko, ndetse kuko mwakomeze kukigarukaho kanyigarukeho nanjye narabyama. Ejo bundi hasohotse itegeko mu gihugu cya Uganda kivuga yuko bagomba kwica abatinganyi, narabyamaganye ndetse twari no muri kongure y'aba Green ku rwego rw'isi muri Korea. Nagize amahirwe yo kubona ijambo yo gufungura inama keynote address, ndabivuga ati basaba yuko tuhaguka twese tukamagana iyo tegeko, kuko ntabwo dushobora gushidisha yuko umuntu yicwa jisite kubera ko yakoze imibonano mpuzabitsina n'uwo yifuje gukorana nawe. Twebwe dufite abantu bakoze jenoside mu Rwanda, tutashobora kwica tubaha igifungo cya burundu, twumva ko ari ikintu kirenze ko umuntu ashobora kwicwa. Kandi ejo bundi murabizi ko ubu ari abantu babiri bafunzwe muri Uganda bari kuyo bashobora kuzicwa, babiri bamaze kubafatanya mwarabikurikiye. Ariko mu bagenzi bacu nkuko mwabyumvise ishaka ryacu ri ku rwego rw'isi rakomeye cyane, barahagurutse bose muri Europe n'ahandi hose, bamwe bagirana muri Bank Mondiale basabira Uganda ibihano, kandi mwabyumvise ko Bank Mondiale yafuza amafaranga. So turizera yuko bizagenda bifasha kugira ngo abantu bumve
umuntu niba ahisemo gukora ibyo ni uburenganzira bwe kwera. Ikibi ni uko yafata yajya muri secondaire muri primaire akajya kwigisha abana ngo muze gukora ubutinganyi, nawe bundi ukora ubusambanyi busanzwe cyangwa se imibonano isanzwe ukajya kwigisha abandi, nawe itegeko rirahari biguhana. So ndumva tukivuze gutyo ndumva bisobanutse. Nta muntu waza kutubwira ngo aduha amafaranga ngo tubishigikire, oya ntabwo byakunda. Ariko we abikoze ku giti cyiwe, natwe ntabwo dufite uburenganzira bwo kujya kumwica cyangwa se kumufunga, cyese naba yishe itegeko. Byasobanutse ngira ngo hanze aha abaturage bavuga ko uburyo mwajyaga mukorera ubuvugizi ibibazo by'abaturage mutaragera mu nteko n'uburyo mubikora ubu ngubu bitandukanye, ubu mwabifashe nibyo? Ntabwo ari kwifata, kandi ni kubera iki se ndimo kuganira namwe, yari kuba nifashe nari kuba ndabibonye, naho nubwo twari kuba twabatumiye. Murabizi ko hari n'abandi batajya babatumira. Impamvu tubatumira nuko tuba dukora ubuvugizi, nuko tuba twifuza yuko ibyo tuvuga bigera ku banyarwanda benshi cyane. Ni nayo mpamvu twabatumiye hano. Kandi mu nteko murabizi yuko turajya turya umunwa turagaragaza tukavuga ibyo dushoboye byose, azuro ngazi byubahirije amategeko. Gusa icyo nakongera nuko amategeko aratandukana. Iyo uri ishaka rya politike ritari mu nzego za leta, ritari mu nteko ishinga amategeko, hari imyitwarire itandukanyeho n'ishaka riri mu nzego. Ni ukuvuga ngo cyagiye hari itegeko rindi ritugenga, hari itegeko rigenga abayobozi bakuru b'igihugu. Rero yateye ariyo bavuga ngo ntukore ikintu, ntabwo nabisobanura ngo mbivemo. So nayo rero tureba ari igihe n'ibyo uvuga mu nteko, ndetse kandi nabyo kubwira barabitubwiye, mwako mwe mufata ibintu mwumvise kuri YouTube z'abanyamakuru iki byose mukabizana hano mu nteko, gutyo niko baba batubwira. Ntibashaka kubyo mwanditse ngo tubivuga. Nubwo ati no bari abanyamakuru baba babikoze iki ubushakashatsi, ntibashaka ko tuvuga ibyo. kandi iyo mbonye ikintu mwacyanditse mba numva ko ari ukuri, kuko namwe nabo mwakoze mwashishoje ntabwo mubesha, urabyumva mwabagaze ibibazo. Tubivuze baratwamagana, bavuga ngo tugiye dukora ubushakashatsi, kandi ishaka ntabwo yaba rifite amafaranga n'umwanya wo gukora ubushakashatsi igihe cyose. Tuba tugomba gukoresha ibyo abanyamakuru mwakoze, societe civile ubushakashatsi yakoze nibwo tushingiraho natwe tukabivuga, ariko bamwe ntabwo babikunda. Gusa amahirwe hari nuko hari itegeko rindi ririmo gukorwa mu nteko zajya rifasha kugira ibintu bita question d'actualité, ibibazo birimo kubaho directement bishobora kujya bigera mu nteko bitaciye mu za procedure ndende, ndizera ko bizagenda biba byiza kurushaho. Naho ubundi ndagutwakitsa ahubwo icyo ryariyongeye, kuko urebye iyo mvuze ngo ntewe ishema yuko birenze 70% y'ibintu twayamamazaga tuvuga bimaze gukorwa, nuko twakoze ubuvugizi. Ntabwo byakorwa twiryamye tucecetse, ntabwo tugeze turekeraho, twakomeje aho turi hose, ari mu bita muri koridori uhuye na minisitiri, ari muri nteko, ntabwo ari muri forum n'ahandi hose, tukomeza gukora ubuvugizi bikagenda bikora iki bihinduka. Yes. Mubona biterwa n'iki mukurikije experience mufite mu nteko ndetse n'umwihariko nk'ishyaka, mubona biterwa n'iki kugira ngo abayobozi bagire icyizere mu bigo bayoboye bya leta bisanzwe bigiye batumizwa na PAC bakomeza kubigeza umutungo w'igihugu, biterwa n'iki? Biterwa yuko simbizi neza ibitera, ariko umugenzi mukuru w'imari ya leta hari impamvu ajya agaragaza iyo atanze ya raporo mu nteko, ari ibibazo by'ababaruramari badafite ubumenyi buhagije, ndavuga ba accountants. Usanga rimwe na rimwe bashobora gukoresha amafaranga ntibabone izo bita PS inyemezabuguzi zifatika, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe batubahiriza amategeko ya tenda, aho kugira ngo tenda no gutanga amasoko, aho kugira ngo atange amasoko ku bantu benshi cyane akahitamo kuriha umuntu azi cyangwa mwene wabo. Rimwe na rimwe ugasanga bakoresha amafaranga menshi cyane murengera ku kantu, niba ari akazu kamwe kubaka na miliyoni imwe mwaka kabonye ejo bavuze kubakisha miliyoni 50 kandi ari miliyoni imwe. Urumva hamwe ibintu byo gusahura, byo kunyereza, byo kutunamenya neza amategeko no kutumenya no kutagira ubumenyi buhagije. So twari twakibarijeho mu bugenzi mukuru bavuga ko yari yahisemo gutanga abakozi biwe kugira ngo bafashe abakozi muri ibyo bigo, araho yabohereje ndumva ari muri wasaka no muri rege yize kohereza kugira ngo bafashe kugira ngo babafashe, ariko ntabwo bahora igihe cyose, baba bagomba kuba traininga, kubavugura kugira ngo ababo bakomerezeho. So ndumva ni ingamba zigomba gukomeza, ariko n'umugenzi mukuru w'imari ya leta muzamubaze mwumva aho bigeze. Ndabaje ubushize turi hano kutubwira ku byo mwagezeho ibyo 70% wari tubwira ko wifuza ko nka Green Party leta yaganira n'abantu bayirwanya bose bisabye bashimisije, ako hashize igihe tukabona kuri televiziyo imwe usa n'usaba imbabazi kuri iyo ngiyo. Okay. Urumva nyine kiriya gitekerezo twakigaragazaga yuko cyari kiri muri manifesto yacu, ntabwo ari igitekerezo cyavuye cyamanutse gutya, cyari kiri muri manifesto ya 2017 ya perezida ndetse n'iy'abadepite ya 2018, ariko mwabonye ko abantu babifashe nabi cyangwa se babyumvise nabi. Buriya twarabisobanuye kurushaho, tubavuga ati mu by'ukuri n'uwo ushobora kuba mwatumvise nabi, twifuza yuko leta n'ubundi igirana ibyo biganiro, ariko
hakavamo abakoze jenoside ndetse nabo twaragoroye n'abafite imitwe yitwaje intwaro kuko byaje gusobanuka abantu bavuga ko ari umutwe umwe gusa uhari uzwi wa FDLR turagorora tuvuga ati okay niba ari wo umwe gusa katugorore tukavuga ati abantu bafite gahunda yo kuba basubiza igihugu nyuma bafite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa barakoze jenoside abo ntabwo baba barimo ariko abandi bose buva ko bashobora kugira uruhare mu kubaka igihugu baba bari mu gihugu baba bari hanze byagombye kuba bihari twarakosoye turagorora ariko twasabye imbabazi ku batashoboye kutumva neza nabo twasabye imbabazi dukuraho ibyo twavuze aho twasabye imbabazi kuba tatwumvise neza kugira ngo batabare ko bamwe babifashe nabi cyane bava mu twabaye abavugizi ba FDLR ntabwo turi abavugizi ba FDLR ntabwo turi abavugizi b'imitwe yitwaje intwaro ahubwo turifuza amahoro arambye kandi tuba ku mahoro arambye ntabwo ava mu biganiro ntabwo ava mu mirwano kuko niyo abantu barwanye barangiye bagiye mu biganiro kugira ngo murabibumva mu gihe cyose abaho ibiganiro by'amahoro bita ceasefire peace talks ibyo biba abantu barwanye tuba kugira ngo tuzagere kuri izo nzego zo kurwana byagize ko tuganira ndumva nicyo kintu ndizera ko byasobanutse kurushaho Wazagije se ko bya nuclear energy cyo mu Rwanda basinye amasezerano n'ibindi bihugu bitandukanye ntabwo twahora tubivuga bigire nuclear energy turabyamaganye mu nteko niba mwabikurikiye ishyaka ryacu ntabwo ishyigikiye izo ngufu twe tuzita ingufu za kirimbuzi ntabwo tuzishyigikiye kubera ko icya mbere nko mu Rwanda hano biragoye kumenya abantu babikorera atazagira ingaruka mbi ku baturage kuko iyo havutse accident cyangwa se havutse bituritse kandi bya biturika bigira efe ahantu hanini cyane ni ukuvuga ngo bishobora kugera ahantu hanini cyane ku buryo bishobora kugera muri Congo cyangwa no muri Uganda haturutse ahantu hamwe tuvuge n'ababishije cyangwa bishobora kugera ahantu hose igihugu cyose kikarangira tukavuga ati nta buryo dufite bwo kuba twabirinda ndetse n'izo za deshe ibintu imyanda ivuyemo aho yashirwa uvuga ngo wayashyira he wakwizera yuko itazagira ingaruka ariko ubutaka ari no ku bantu kuko niyo bishyira mu butaka bimanuka bijya mu mazi nawe utazagira nabyo ntabwo twafite afatika abandi babyoheza mu bindi bihugu ntabwo babibika iwabo bafite ukuntu babiyohereza abandi cyangwa bakabigurisha ntabwo tubifite noneho ukareba noneho n'ubumenyi nabwo mu by'ukuri batubwiraga yuko bashaka gukoresha ubumenyi bw'Abarusiya ariko mu Burusiya twabonye yuko ibyaho byinshi byagize guturika ndetse byica n'abantu abitaza Fukushima muri Chernobyl ariko dufite n'ejo bundi muri Fukushima mu Buyapani naho yaraturise yakeye imyaka itari myinshi nk'itanu ngira ngo cyangwa ine naho byagize ingaruka nyinshi cyane n'ubu baracyazifite so ukabona mu by'ukuri iyo bibaye abana bavuka badafite amaboko abagore bakabyara abana badafite ubwenge inda zikavamo n'amatungo ubwo nuko n'ibyatsi ntibimera mu by'ukuri dushobora kureba inyungu gusa ariko nturebe ingaruka twaba ati mu by'ukuri nta bushakashatsi buhari bufatika bwakozwe bugaragaza ingaruka zishobora kuva muri ibi bintu abantu barimo kureba inyungu gusa z'umuriro ariko ntibarimo kureba n'ikibi cyabyo ni muri make navuga ko tutabishyigikiye kandi twarabigaragaje mu nteko ntabwo tuyemera ayaje y'Abarusiya ntabwo twayatoye njyewe na mugenzi wanjye bamaze kuza inshuro nk'eshatu enye ibiza bya nuclear tutabitora ariko ibi byatangaje ubu ntabwo biraza mu nteko nibiza mu nteko ntabwo tuzabitora nabyo Dr. apari yo kuba mwarivuguruje mukurikije abantu ko bakiriye imvugo yanyu ntabwo twivuguruje twarasobanuye kurushaho twaragoroye nta pressure ishobora kuba yaraje iturutse wenda mu ishyaka ryo ku butegetsi cyangwa se ubutegetsi bw'intwari ntabwo ari niba warakurikiye habaye abantu imbuga ku nkoranyambaga nyinshi cyane abatukanye abakoze iki kuri za YouTube kuki bavuga ko ari igihugu cyose cyayifashe nabi noneho no mu nteko byagezeyo n'ahandi bigerayo hose urumva byari byinshi cyane turavuga ati kino kibazo kiragaragara ko abantu ibyo twatanze ibitekerezo batabyumvise niyo mpamvu byabaye ngombwa ko tubisobanura neza kurushaho ikintu nkuyemo cy'ingenzi cyane ni uko urubyiruko ari twe mbaraga z'igihugu tutagomba kurambika amaboko hasi kandi igihugu ari twe kiri kureba ikintu nkuyemo ndi bushyire bagenzi banjye cyane cyane abo mpagarariye mu ntara y'Amajyaruguru no mu gihugu hose muri rusange ni uko tubaye tudashyize hamwe nk'urubyiruko igihugu cyasenyuka kandi urubyiruko rukoreshwa iyo urukoresheje mu bintu bibi rurasenya warukoresha mu bintu byiza rukubaka nizo mbaraga z'igihugu nitwe igihugu gishingiyeho ku iterambere haba ku iterambere ry'umuturage haba ku iterambere mu bantu muri rusange nk'ishyaka twateguye amahugurwa y'urubyiruko cyane cyane ko
twizera tudashidikanya ko imbaraga z'igihugu cyangwa se imbaraga z'ishyaka ryacu zishingiye ku mbaraga z'urubyiruko. Urubyiruko rero rwabonye amahugurwa atandukanye ajyanye na party ideology vunavuko y'ishyaka, ajyanye n'uruhare rw'urubyiruko muri demokarasi ndetse no mu kubaka igihugu. Ndetse kandi twaboneye hamwe n'urubyiruko babonye uruhare rw'urubyiruko muri politike y'u Rwanda. Ni iby'ingenzi rero urubyiruko akenshi mu minsi ya mbere wasangaga rusa nk'urwasigaye, ariko uyu munsi isi yose iri kubona ko urubyiruko muri politiki, urubyiruko rukenewe cyane rudakwiye gusigara inyuma. Niyo mpamvu nk'ishyaka natwe rero turi gushyira imbaraga cyane mu rubyiruko. Umubarizwa mu ishyaka rya Green Party, ese nk'iyo muri kumwe n'urundi rubyiruko rugenzi rwanyu ruri mu ishyaka rya RPF, ishyaka riyoboye cyangwa ishyaka riri ku butegetsi, mubona babafata gute cyangwa muhuza gute? Iyo turi kumwe nabo nta kibazo kiba gihari kidasanzwe, kuko ntabwo twebwe turopoze, ntabwo turwanya ishyaka ririho, ahubwo turunganirana. Aho tubona bitagenze neza niho turipotinga. Iyo turi kumwe nabo natwe tubaha ibitekerezo kandi bakabyumva bakabyubahiriza. Murabona nko kongeza imishahara y'abarimu, murabona nko kurira abana bakarira ku ishuri, twabikoreye ubuvugizi bigera ku ishyaka riyoboye igihugu bijya mu bikorwa. Rero ntabwo iyo turi kumwe nabo babona batwisanzeho, kuko turuzuzanya. Ntabwo twebwe turi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se ngo tunyomoze ibyo bari gukora. Ibyo tubona bitari kugenda neza tubereka imirongo, hanyuma nabo bakabishyira mu bikorwa. Mbere y'uko tujya mu mitwe ya politike, twese turi urubyiruko rw'u Rwanda, duhurira ku Rwanda. Nk'uko ibigo by'amashuri bitandukanye bose tuba dushaka kugira ubumenyi, ni nako dukwiye gufata imitwe ya politike ducishamo ibitekerezo bitandukanye, intego ari ukubaka igihugu. Muri rusange rero mu minsi ya mbere ntabwo wabonaga ko abahuza, cyane cyane ko nyine imitwe ya politike, iyo yiswe imitwe ya politike biba byiswe guhangana. Ariko turi guhanganisha ibitekerezo, turi guhanganisha imbaraga zituma igihugu cyubakwa. Rero uyu munsi harageze kugira ngo twiyumve ko twese turi umwe, twe kuvangura yaba indi mitwe ya politiki itandukanye ntavuze iyo ariyo, yaba na Green Party, kugira ngo duhuze imbaraga twese dukorera igihugu. Ibikorwa bya RPF ntago tubyanga, nta nubwo tubigaya, ahubwo natwe duhari nk'indorerezi. Tureba ibyo tubona batabonye, twe tukabiripotinga, tukabiripotingira, noneho bo bakabishyira mu bikorwa. Ntago twebwe turwanya ibyo bo bakora. Ibyo bakora ni byiza, ariko bakeneye n'inyunganizi. Twebwe turunganirana. Icyo tubona kitari kugenda neza turakiripotinga, noneho bakagishyira mu bikorwa. Nabahaye nk'urugero. Nta gihe ujya wicara ukumva wakwimuka ukajya nko muri RPF? Oya. Ishyaka mbamo ngenda umurwanashyaka wa Green Party, imbamo no mu maraso, mba numva nta rindi shyaka rindi najyamo. Mu Rwanda hari amashyaka menshi. Amashyaka rero ahari mu Rwanda kugeza uyu munsi, ayo twemera akora mu mucyo, mu murongo twumva ko ari ay'ukuri, ni amashyaka 11 ariyo ahurira muri forum. Niyo mpamvu rero muri aya mashyaka yose kwa 11 ingengabitekerezo zayo iyo uzisomye ubusanga zose intego ari imwe, ari ukubaka igihugu no guteza imbere igihugu. Nanjye rero naciye muri Green Party kuko ariyo niyumvishijemo, niyo nabonye ko nshobora gucishamo ibitekerezo byanjye byubaka igihugu bikageraho numva nifuza, ndetse kandi niyo niyumvamo kurusha yandi mashyaka. Amahirwe nitwe tuyiha, kuko ntago wajya mu kibuga kujya gukina utizeye intsinzi. Icyo gihe utizeye intsinzi uvamo hakiri kare. Iyo tugiye guhatana tuba twizeye ko turi butsinde. Iyo tutatsinze ubwo ni amahirwe make tuba twagize, ariko aya ngaya umwaka utaha byo turabyizeye intsinzi ni yacu. Uri imbere ya forum twese turangana. Ndetse kandi n'indi mitwe ya politike 10 isigaye, intego yayo nayo ni gufata ubutegetsi. Umunsi rero undi mutwe wa politike runaka, urugero Green Party yafashe ubutegetsi, ibikorwa nabyo bizajya bigaragara, dushobora kubivuga ko ari ibya Green Party nkuko nabandi bavuga ko ari ibyabo, ariko sibyo. Ntabwo umutwe wa politike ari wonyine wubaka igihugu, cyane ko ibitekerezo biva mu mitwe ya politike bihurira hamwe bikubaka igihugu. N'abandi rero bajye babyumviraho yuko ishyaka rimwe atari ryo rifite igihugu cy'u Rwanda, niryo riri ku butegetsi,
navuga ko ari nkaryo implementa, niryo rigomba gushyira mu bikorwa ibitekerezo by'indi mitwe ya politiki. Byose rero intsinzi tuzajya tugeraho igihe niki kugira ngo ibe intsinzi y'imitwe ya politiki 11 n'iyindi zavuka. Ishyaka riri kugenda ritera imbere cyane cyane ngewe ndiheraho icyatumye ndijyamo. Nta buringanire bwari buhari, wasangaga umugore baramwimye ijambo, igitsina gore ugasanga igitsina gore ugasanga ntago riri kujya mu ruhame rw'abantu ngo rufate umwanzuro. Ariko aka kanya aho ngeze ubu ngubu nababwiye ko ngewe nkuriye urubyiruko mu ntara y'Amajyaruguru ndi umugore, ariko mbere ntarajyamo ntago ibyo bintu byabagaho. Icyo kintu cyatumye kintera ishyaka ryo kujya muri Green Party. Kugeza izi saha ubuyobozi murabizi bufata abagore bafata 30% mu nzego z'ubuyobozi. Icyo kintu kituma kinyereka ko hari icyizere cy'uko n'indi mishinga turi guteganya nayo izagerwaho.